duhimbaze ubumwe bw'abana b'Imana, kuko kandi turi abana b'Imana mbere ya byose, ibindi bikaza ari inyongera. Turizihiza urwo rukundo rero yadukunze, akaba ariko tugiye kubigaragaza muri iki gikorwa cya Kiliziya. Ihana rero twerekejemo muri iki gitambo Nyagasani yaratiyisubiza. Turazirikana kandi Mutuyimana Marivina Iradukunda Angelique, nabo bisobanurira bari baje bafatanye mu kwizihiza bose yabahaye kwitwa abana b'Imana. Muri uyu mwanya, mbere yo kutwizihiza mu sakramenti, tubanze dusabe imbabazi z'ibyaha byacu kugira ngo dushobore gutura iki gitambo dufite umutima usukuye. Tumusabye kubwa Yesu Kristo umuguru w'isi. None rero bavandimwe mugiye kubatizwa Imana, Kiliziya y'Imana, twanze shitani, tukazamura n'ikiganza cy'iburyo, kuko muri aya masezerano y'abatisimu ababashije twakoze ndetse n'abagiye kubatizwa ubu ngubu biri kugira n'imihango yayo yose turayanze, n'ibyidushukisha byose turabyanze. Babyeyi, muhaganye utazakorera kuri abo bavandimwe abana banyu muri Kiliziya, imihango n'ibindi byose byakorerwa kuri muntu binyuranyije n'ibyo Yesu Kristo yadutegetse kandi akabitwigisha. Muhaganye utazabikorera ku bana banyu, turabihakanye. usibye gukorera byo, ahubwo no kubaha urugero rubi nabyo, kuko ntabwo Yesu Kristo aduhamagarira gutanga urugero rubi ahubwo rwiza, nabyo tugomba kubihakana kugira ngo tubeho mu kwemera kw'abana b'Imana, kandi kugira ngo icyaha kitazatugiraho ububasha. Twanze icyaha n'ubushukanyi bwa Sekibi kugira ngo dukurikire Yesu Kristo, kuko bavari muganze shitani we soko y'icyaha. Twemera Imana Data byose muri Kristo n'isi, turayemera. twemera Yesu Kristo umwana w'ikirenge Nyagasani wabyawe na Bikira Mariya, akababara agahambwa akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se. Turamwemera. Twemera Roho Mutagatifu, tukemera imbaga y'Imana, Kiliziya Gatolika, umuryango w'abemera Yesu Kristo ahuriza hamwe mu rukundo n'umuriro mutagatifu, akabara ku Mana Data. Tukemera ubusange bw'abatagatifu abo batsinze bari mu ijuru, tukemera isura ry'ibyaha.
hahirwa bavuye ku meza ya nyagasani dore yesu kristo umukiza wacu nama w'imana dore gukiza ibyaha by'abantu. yesu kristo duhabwa tubesheho tubize mu gihugu. ko mutaganira ngo mushabuke ntabwo twagize ibintu byiza bacyafite icyaka cyangwa ibyo kwiga ntabwo ari so niyo mpamvu mwashishitse mwihanganye rwose ushaka nabonye hano rwose hari abantu bakoze ibintu neza ubuzima
mubanze mufashe kuri ubwo gushaka umuhanzi w'ubwenge ikinyazwa bw'abandi babumvase. Aramubwira ati umuntu ashobora kuvuka kandi ashaje, yashobora se gusubira mu nda ya nyina ngo yongere avuke? Yezu aramusubiza ati ndakubwira ukuri kuko umuntu utavutse kubw'amazi na roho ntashobora kwinjira mu ngoma y'Imana. Icyaturutse ku mubiri kiba ari umubiri, n'icyaturutse kuri roho kikaba roho. Ntutangazwe n'uko nkubwiye ngo ugomba kongera kuvuka ubwa kabiri. Ivanjiri ntagatifu. Neza kurya.